benshi bati ese uriya wavugiye minisitiri we ni iki? Uriya bamwita Norbert, umuyobozi wa Contact FM. Abenshi bavuga yuko ari avukana na Jeannette Kagame, ariko ibyo si ukuri. Ibyo nzi neza nuko avuka ku mugabo w'umubirigi, ndetse akaza kuba avuka no ku munyarwandakazi. Yabaye umuhanzi, biza kwanga aba umuproducer, birangira abaye umunyamakuru ndetse anashinga igitangazamakuru cyiwe. Bamwe bari kuvuga ati uwagira inshuti yajyana na Norbert udasiba kukurenganura haba uri mu mazi abira. Nubwo byaje kurangira burize ijambo, ariko naribi yari yabaye inshuti nziza kuri minisitiri. Ako kari akanyuzemo, ariko mbabare tugaruke kuri Scovia. Scovia Mutesi ni umwe mu banyarwandakazi bafite icyo bamariye abanyarwanda. Ni umwe mu bantu bavuga ari kijyana. Mbabarira wumve, ese naka kantu wakumvisha? Scovia, Mr. President, exchange nabonye hagati yawe na Minister Olivier byari ibiki? Interested kumenya uko nayo ukurikiranye nkagerageza kureba ikibazo kirimo nkakibura. Now I want you to, mbere yo kumbaza banza unsobanurire menye ibyabaye niki. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ikibazo cyabaye ko ntazi igifaransa neza ku rwego nyakubahwa minisitiri yumvaga nkwiye kuba nkiziho. Ngerageza gushyira ijambo rye mu kinyarwanda kugira ngo abanyarwanda bumve. Aje kunsubiza ko ntabikoze neza. Hari ku cyumweru yakosoraga ikinyarwanda ni ukuvuga ngo hari message yari yanditse cyangwa ubutumwa mu gifaransa. Asubiza yavugaga kuri ishu ya Kongo, hari abo ibyo yasubizaga tugerageza gushyira mu kinyarwanda. Ngira ngo ntitwabivuga neza nk'uko igifaransa kibivuga tugenekereje. Ariko se kuvuga neza hari icyo mwanyuranyijeho se cyo yavugaga? Ntabwo twakimenye kugeza ubu kubera ko ndavuga isi ushobora kuba yaravugaga ikintu mukagisobanura mu buryo butandukanye n'ibyo yavuze. Ubwo ni nko kuvuga ngo mwavuze ibyo atavuze, ariko hari no kuvuga ibyo yavuze wenda mu rurimi we yumva rudahagije. Biratandukanye. Yego. Icyo cya kabiri nge nta kibazo mbonamo. Kuba wavuga ibyo navuze n'ubu ngubu nimuva ugenda ugasobanura ibintu navuze cyangwa nashubije mu nzira iyo nabishyiragamo, ariko wenda ururimi rukagobwaho akantu gato, ntabwo nge nabibonamo ikibazo. Ariko ugiye ugahindura ibyo navuze Yesu ukavuga ko navuze no, ubwo biba byahinduye isura. Aho niho nagira ikibazo. Niko byagenze or what happened? Ntabwo twigeze duhindura icyo yavuze, nuko tutakivuze mu gifaransa ngira ngo cyanyacyo, kuko na message mutabisobanuye mu kinyarwanda ngo gihwanye n'igifaransa cyiza yavuze. Noneho ushaka intambara z'ubusa kweri. Hanyuma aza gusubiza, ndabyibuka hari ku cyumweru, ngira ngo hari nuko nari njyenyine iyo mba ndi kumwe n'undi yarangiriye inama itari igisubizo natanze. Kuko naje mvuga nti ntiwigeze utubwira ikosa twakoze ngo turikosore, kuko we yagaragazaga ko dukwiye gusubira kwiga igifaransa. Kandi koko sinkizi, ariko abo dukorana bamwe baba bagerageje. Ngira ngo naho habaye kutumvikana na nyuma ndisegura kuko ntari ku rwego wenda rwo gusubiza. Ariko wiseguriraga iki? Ko nashubije minisita ndi umunyamakuru muri urwo buryo. N'ubu ndacyasaba imbabazi. Oya, bishobora. Ahubwo azagusaba imbabazi ariko. Kuko ibi bya protocol, ibya Janesse ntabwo birimo protocol. Wakumvishe se? Akase ko warakumvishe ntako banzo kumva. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Scovia Mutesi, nkorera Mama Gasabo TV. Nyakubahwa abaturage batandukanye hirya no hino mu gihugu bafite ikibazo cyaho
babarirwa ko bazimurwa cyangwa hazacishwa ibikorwa remezo hagashira imyaka 2 batishyuwe kandi barabujijwe kugira ikindi kintu bahakorera. Ibyo bisa na kimwe naho bacisha imihanda mu butaka bw'abantu ntibabahingurane bakavuga ngo cyari igikorwa remezo bigahwaniramo cyangwa bigahwana n'icyo gikorwa remezo. Ikindi ni kijyanye nuko amafaranga y'amanyamahanga urugero nk'amadolari, amazu menshi y'ubucuruzi mu mujyi wa Kigali n'ahandi mu mijyi itandukanye barishyuza amadolari aho kwishyuza mu manyarwanda. Abanyarwanda bamwe bacuruza bakavuga ko bibahendesha kuko babarira amafaranga y'amanyamahanga mu yabo. Ndasoza mvuga ku kijyanye n'ubushizi icyo nari nakubajije ukambwira ngo nzakwibutse, ngira ngo ninjye warangaye sinakwibutsa. Abaturage baracyategereje guhabwa imigabane yabo muri Banki Populaire. Ndagushimiye. urumva ko namwe mwibagirwa rero ntabwo ari twe gusa. Ibyo abaturage bimurwa mu buryo butari bwo budakwiye, ibyo birazwi ndetse ndabizi, ariko n'izindi nzego zirabizi nubwo tugerageza kugira ngo bijye mu buryo bizajya mu buryo byo bitwaye igihe, bibabaza abantu, bibatera igihombo, ariko byo bikwiye gukorwa ukimura abantu niba wagiye kubimura ukabishyura. Ariko ibyo ntabwo ari ibyo gusa, wenda icyo bagiye kuvuga hari impande nyinshi. Hari nubwo uburyo buhari uko bikwiye kuba bikorwa, uburyo bwose burahari burazwi, hari n'ubundi. Nyamara Scovia ni umuntu wo kubahwa kuko aravuga rikijyana yategeka bigakomera. Wa muntu waciye umugani akayamvugo ngo Imana iravuga bikaba byategeka bigakomera. Perezida aramukurikira guhera mu gitondo kugeza nimugoroba kuri mama we wa Gasabo, umugore ucisha make. Yaje kubasaba imbabazi none yazisabuye. Biraza kwitwa iki? Tigusubizanye n'abanyamakuru wabuze ibyo ukora, gerageza utanga umucyo ahubwo ku byo basobanuye nabi. Scovia ni umwe mu Banyarwanda bakunzwe kandi bafite ikintu gikomeye mu Banyarwanda. Ese we birakwiye ko wasubizanya n'umunyamakuru w'umuyobozi? Wigenda utamfurowinze mwana kandi subscribe.